Mu by'ukuri iyi ni imwe mu nkuru ibabaje cyane y'impanuka ikomeye. Umushoferi wari utwaye imodoka y'ikamyo yari irimo kuva muri Tanzania. Ni impanuka rero yabereye mu karere ka Kirehe, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Ni impanuka iteye ubwoba cyane ko muri iyi minsi hakomeje kugenda hagaragara impanuka zigiye zitandukanye, cyane cyane iz'abashoferi batwara amakamyo, kandi ugasanga izo mpanuka inshuro nyinshi ziri kugenda zihitana abashoferi. Ni inkuru mu by'ukuri yibabaje cyane y'urupfu rw'uyu mushoferi wakoze impanuka ahagana mu ma saa 7 n'igice z'ijoro, ubwo yari ari kuva Tanzania. Ageze rero mu karere ka Kirehe aza gukora impanuka, imodoka irenga umuhanda. Bamwe bakavuga ko bijyanye n'urugendo rurerure yari yakoze, bishoboka ko yari yananiwe. Mu by'ukuri ni agahinda gakomeye cyane. Rero twihanganishije umuryango we muri rusange, twihanganishije inshuti n'abavandimwe b'uyu muryango, kubera ko ni inkuru mu by'ukuri iteye agahinda n'umubabaro. Gusa uyu mushoferi turamwifuriza iruhuko ridashira. Hanyuma kandi nk'uko polisi y'igihugu cyane cyane ishami rishinzwe umutekano mu muhanda bagenda babisaba abatwara ibinyabiziga, bababwira kubahiriza amategeko y'umuhanda, ndetse kudatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, kutavugira kuri telefone, ndetse no kunyuranaho mu buryo butemewe ntabwo ari ibintu byiza mu by'ukuri. Ariko kandi nanone abashoferi batwara ibinyabiziga biba byiza bagiye bafata umwanya wo kuruhuka kugira ngo babone kongera gutwara ibinyabiziga. Hanyuma rero nagiye mbona abantu benshi cyane biganye n'uyu mushoferi bagenda bapostinga amafoto ye bamwifuriza iruhuko ridashira. Ariko kandi nanone birumvikana ko umuryango we usigaranye igikomere gikomeye. Ariko kandi uyu mushoferi ni umwe mu bantu bari abakristo, kubera ko yari umukristo ukomeye cyane. Hari n'utuvideo twe nagiye mbona ari mu modoka yapostinze ari kugenda aririmba, ubona ko mu by'ukuri ari umuntu wakoreraga Imana, cyane ko n'abanyeshuri biganye bavugaga ko no ku kigo yigagaho yakoreraga Imana, ayobora korali zigiye zitandukanye. Rero Imana yakoreye imwakire mu bayo kandi mutuze aheza. Hanyuma kandi nanone twihanganishe n'abandi bantu bose badukurikiranye bagize ibyago. Imana ibahe kwihangana ndetse no gukomera. Mu isi niko bigenda, dufasha igihe mu ntambara tugenda duhura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone Imana niyo mugenga wa byose. Hanyuma twihanganishije n'abandi bose babuze urubyaro, abo bose turabasabira Imana kugira ngo ibahe urubyaro. Hanyuma kandi nanone hari n'abandi batandukanye, imfubyi n'abapfakazi, abashonje, abadafite ibyo kurya, abo bose Imana ibahe ibyo kurya kugira ngo ibintu